Vitali niwe wabaye Parrain mu bukwe bwa David. Turi kumwe uyu munsi muri iki kiganiro. David, abantu bamaze kubona ibibaye kuri Vitali, urabiza abantu n'abantu bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Nta bantu baje mu gikari cyawe kuvuga ati se arambwira ngo aba bantu urimo bavemo. Nindi mu bantu benshi arambwira ngo aba bantu urimo bavemo kuko hari umuntu uje kugutwara. Nge nari noherejwe kugukura muri aba bantu urimo kugira ngo ari pastor Theogene. Iramaze muri icyo cyumwe n'ubundi nibwo yarapfuyemo. Ntumwe kukubwira ngo witegure kuko igihe cyawe cyo gupfa kigeze gute kigeze. Arambwira ngo haraza wa kabira kuzaniye imyenda wambara. Urimo urabyumva? Ubwo baburanyica. Bumaze kunyica naje kumenya koko nari mpfuye bike. Naje ku none imitangira irindi yerekwa ritoya. Mbona ndi mu nzira ndende nini ndi kumwe n'umugore turi kugendana ariko muri imbere. None ngiye kubona mbona ahubwo birashoboka ko hari Imana ishaka kumwigisha cyangwa hakaba ari icyo ishaka kumukoresha iciye mu kigeragezo yamuhagaritsemo. Ahubwo icyo namusaba gukomerera mu kigeragezo kubera ko nta kigeragezo kitagira iherezo. Uwacu yaravuze ngo wararurira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nimba ari ikintu kimbabaza mbabazwa n'umugore we wahubutse akahita yihutira kuvuga ibingana n'ibyo yavuze. Kuri wowe ntabwo Diane yarakwiye kuza muri social media. Wabibonye ute kuri nge ntago yarakwiye kuza muri social media kuko yakoze ikintu kitari cyiza. Icyambere reka nangire ngusuhuza cyane ukurikiye Evangélisez le Monde TV. Tusuje abantu bose badukurikiye bari mu gihugu cy'Ubufaransa, niho dukorera mu mujyi wa Strasbourg, ndetse dukorera ni Remera hano mu Rwanda nyine mu mujyi wa Kigali. Diane bikemo Yesu mumaze kubimenyera ko tubana mu biganiro byinshi bitandukanye hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye n'abakozi b'Imana batandukanye. Iki kiganiro tugikoza ari ku wa mbere ku itariki zingahe harya David? Ku itariki ya 30 buriya 31. Yes, niho dukoze kino kiganiro. Tugiye kuganira na David ku mpamvu za message afite. Murabizi ko ari umuhanuzi w'Imana, hari Imana imutuma ku bantu bayo, bikaba ngombwa nyine ko abizana kuri social media bitewe ko nuko ariho hari abantu bashobora kumva ibyo ngibyo cyangwa se ari tuba dukurikirwa n'abantu batandukanye. Ubwo rero ari ubutumwa buza bukureba ugakuramo ibyawe kandi byose bifatikaniza mu kutuzanira ibyiza. Turatangira tumwakira dusuhuze. Murakoze. Nitwa Ndagijimana Theoneste. Ndagijimana Theoneste niyo mazina y'ababyeyi. Hanyuma narinzwe kuri iri zina ariko uyu munsi ntabwo ndivuze kubera ko sinzi ukuntu nanyarukiye kuri YouTube nza gusanga hari uwiyitiriye iryo zina. David ko muri ushaka guhindurira izina mu kiganiro kandi warambwiye ko ari Imana yari ku isi. Iri zina twigeze kubana muri story y'ubuzima bwanjye. Mubwira uburyo navuye iwacu, mubwira uburyo nabaye ibyumba igihe kingana n'umwaka. Noneho nza kuvayo Imana imaze kumbohora irambwira ngo ntuhinduriye izina witwa David. Irambwira ngo ku isi yose abantu bose bazakumenyera kuri iri zina. Niyo mpamvu izina ryitwa David ndarikunda. Ariko narebye kuri social media nsanga hari uwagiyitiriye, hanyuma noneho nsanga ririho igitutsi ndavuga kuko abantu benshi banze kuri David. Niyo mpamvu mbaye ndiretse cyangwa vuga za nkuru nabonye se zivuga ngo umu David watandukanye n'umugore no akaza abyita ngo ni perezire ngo wazaburishya umutandukanyije n'umugore. Iyo nkuru nayibonye kuko nayiso. Wayibonye? Nanjye nayibonye. Nyibonye kandi ko kwanditseho ko ari David. Handitseho David. Nanjye ariko nashatse kuguhamagara bati se David wenda mu kanya turanabiza makakanya ashingiwe se nawe biranze. Ko rero nkoze ubukwe vuba kandi natekereza ubukwe bwanjye bwateguwe n'Imana n'uburyo bwamvunye ndavuganisha batagira abantu bagira ngo ningiye urusenya kakanya. Ni byiza ko ubisobanuyeho. Abantu benshi rero bashobora kumva uwo David kandi ningiye umenyereye kuri social media witwa David. Shaka kumva David bakagira ngo ningiye. Niyo mpamvu rero misemo kuvuga amazina yanjye nitwa Theoneste.
ndagije Imana nishimiye kubana namwe cuhuje abantu bose bankunda abo tuziranye n'abo tutaziranye amahoro y'Imana bane namwe yego ndi umukristo wo muri ADPR duherukana ndi umusore uyu munsi wa none ndi umuntu mukuru cyane pe ngiye nakuyisa amasaruti rwose ndi umugabo n'ibiganza byawe ngira ngo birabyerekana rwose bimwe bikomeye bwashize twakoranye ikiganiro kw'icyo kiganza nta kintu kiriho uyu munsi ariho ikimenyetso cyuko nyine hari impinduka yabaye ku buzima bwanjye kandi Imana ishimwe ko yasohoje icyo yavuze ku buzima bwanjye. Urakoze cyane nibyo nshaka kugarukaho wenda tutarinjira muri message. Dawidi duherukana mu biganiro bitandukanye n'ubundi byaciye no kuri Evangélisez le Monde TV binarebwa n'abantu benshi. Duherukana ukiri umujene ukiri umusore none ubu uri umugabo. Nturi umugabo gwabye bya Kristo gusa. Uri n'umugabo w'umugore. Ndi umugabo w'umugore. Ntago ndi umugabo guhamya ibya Kristo gusa ariko niyo nshingano nyihagazemo n'ubundi ntarambara impeta nari uwo mugabo wo guhamya ibya Kristo kuko nahamagawe n'Imana kandi nemeye gukorera mu muhamagaro Yesu. Madamu wawe ameze neza wa mugore mwiza wirongoreye turi kurya ifiriti. Ewa mfite umugore mwiza bikomeye cyane. Yavuga nk'ibyiza bye bibiri. Mwiza ku mutima ndetse no ku isura. Imana yamaye umugore ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Bike narababaye story y'ubuzima bwanjye. David ko wababaye uri umugore wabukuye. Narababaye rabizi ko ubuhamya bwanjye cyangwa se gusenga kwanjye byubatse kumanuka. Citsemo amaboko yanjye abiri hanyuma niho umuhamagaro wanjye wavuye. Ababyeyi banjye baranyanga ninjira mu ishuri ry'umuhamagaro ari naho navuye iwacu nkora urugendo ruvi iwacu kugera i Kigali rungana n'umwaka. Iyo mvuze urugendo rungana n'umwaka aho bwiraga ngeze niho nararaga. Numvaga ijwi mu matwi yanjye rivuga ngo umwaka nzi Kigali. Numvaga ijwi mu matwi yanjye rivuga ngo cahanga. Ryajwi ryaceceka nkahita nikatira yanjye ngasanga narayobye. Rikazagaruka ngeze kure. Nkongera nkagaruka nkahindukira kugeza igihe ngereye i Kigali. Ngeze i Kigali nabwo narakubiswe ba mu buzima bukomeye nta muntu nzi Kigali. Ari naho hamviriyemo kuba mu mashyamba. Ariko kandi nageragezwaga no muhamagara. Iyo umuntu azaba umuntu ukomeye ni ngombwa ngo ace mu bintu bikomeye. Nimba ari nyine ndi umuntu wakuze imburagihe. Yego. Nakuze imburagihe. Nigishijwe n'imiruho y'isi. Nigishijwe n'imiruho y'isi. Irankuza. Iragucura. Imana imvugaho ibintu bikomeye. Nge narababaye hanyuma nageze mu gihe ntizera ko kuri iyi si hari umuntu ufite urukundo cyangwa hari umuntu ushobora kungirira impuhwe uretse Imana yonyine. Noneho aho niho nabayeho mu buzima Imana ikajya imbwira ngo amahoro yawe kubaho neza kwawe kwishima kwawe biri ku mugore. Ikambwira ngo nzaguha umunezero udaturutse ku bandi uturutse ku mugore wawe. Irambwira ngo urukundo utakunzwe na mama wawe, urukundo utakunzwe n'umuvandimwe, urukundo utakunzwe n'inshuti uzarukundwa n'umugore wawe. Hanyuma numvise ahantu hari ipfundo ry'ubuzima bwanjye nasengeye umugore bike. Nimba hari icyifuzo nasengeye umugore. Nasengeye umugore Imana ikajya imbwira ngo nzaguha umugore mwiza uzagukunda wubaha abantu wubaha Imana uzagukunda adafite ikintu na kimwe ashingiye. Hanyuma igihe kiragera Imana iza kumuza n'umugore. Nkubwiye uburyo Imana yamuje n'umukobwa birasekeje biranatangaje. Nukuri. Ariko uyu mugore nawe tuzamuzana kuri Evangélisez. Niko bimeze kabisa. Tuzazana cyangwa nawe uzadusore no mu rugo. Oya nzabasura rwose nibyo navugaga. Imana irindi jambo. Muba murahuye rero n'umukobwa ati maze karisohoza. Mana yanjye. Uburyo twahuye ni ikimenyetso kingaragariza ko ari Imana ubwayo yamuteguye ku ruhande rwe. Hanyuma nanjye ikanegura ku ruhande rwanjye. Ibiri mu Imana cyangwa iby'Imana yikoreye ibyikorera hatarimo support z'abantu, hatarimo ubwenge bw'abantu, hatarimo ubundi bushobozi bw'umuntu, ari support y'Imana yonyine. Nigeze gukora ikiganiro noneho mvuga kuri story y'ubuzima bwanjye.
menya naragikoze, menya ari cyagiye twakoranye ikiganiro utarimuka, bavuga kuri story y'ubuzima bwanjye, uburyo nababaye, uburyo abantu bambabaje, uburyo byagenze, nza gushyiraho nimero. Burya gukora ibiganiro gutyo bishobora kuguhuza n'amahirwe cyangwa bikaguhuza n'umugisha cyangwa Imana ikabicamo ikugirira neza. Umukobwa aza kubona nimero kuri icyo kiganiro. Tambwira ko ari njye waguhaye passe nabizi. Amaze kubona icyo kiganiro abona nimero yanjye kandi yumva ikiganiro. Burya za nimero nzajya nzishyiraho. Yumva ikiganiro kivuga azagira abo nima abagore. None suzi ngo ngewe sinahuye n'igisubizo kubw'impamvu y'ikiganiro twakoranye. Burya abantu badashyira nimero ku biganiro abantu biba amahirwe gusa bitegwa, ariko rimwe na rimwe Imana ifite inzira nyinshi. Hari n'abantu twagiye dushyiraho nimero bakadukorera amabara, bagahemukira abantu. Ariko uriya muntu mwatuza n'ibintu atubwira ni box n'ibyo yavugiye kuri televiziyo yanyu birahabanye, bikaba bihabanye. Ariko Imana igira inzira nyinshi. Ndakunda kuvuga ngo nahatari inzira ni mu kw'Imana. Abona nimero yanjye, umukobwa arangije yumva mvuga ko nta muntu n'umwe, yumva mvuga ko ababyeyi banyanze, nta nshuti ngira, nta muvandimwe unkunda ngira, yumva mvuga ko ubuzima nabayemo mbabaye. Yafashe nimero yanjye ayobowe n'umwuka w'Imana, ari kuri agendeye ku ijambo rimwe rikomeye rivuga ngo uyu muntu uvuga ko nta munezero yabonye ku babyeyi, uvuga ko nta munezero yabonye ku bavandimwe, uvuga ko nta munezero yabonye ku nshuti, uvuga ko atazi neza ko kuri iyi si hariho umuntu ashobora kubonaho umunezero, ahari njyewe nakwandika nimero ye nkajya muganiza, nkamwereka ko hari abantu bafite urukundo, ibyo abona ko bidashoboka bishoboka. Afata nimero yanjye gutyo akajya nyandikira, kamamagara, tumenyana gutyo. Tumaze kumenyana, twaramenyanye, Imana iraduhuza, turakundana. Nakoze ubukwe mu gihe kingana n'amezi 3. Twamenyanye mu kwezi kwa mbere. Umunsi twamenyanye uyu munsi. Twaramenyanye uyu munsi. Ejo mubwira ko mukunda kandi mubwira ko nshaka ko dutegura ubukwe kuri uwo munsi. Nagutinze ibintu. Niba umukunze mujya muri uko kwezi kwa mbere niko twagiyeho iwacu, ukwa kabiri tujya iwabo tukimenyana. Nta gahunda yo gutekereza ibintu biri mu Imana. Ariko baravuga ngo umugore kujya mu mubane ugomba kuba umuteresa igihe kinini, mukabanza ngo mukigana. Nta mwanya wo kwiga wari ufite. Ubwo ni ubuyobi, kuko umuntu ni mugari. Umuntu mwabana muteretana uramuzana ukamwigira mu rugo, ariko kandi ibintu byateguwe n'Imana. Imana icyo nemeranya nawe cyane. Hari umuntu umwe Imana yigeze intumaho w'umukobwa yasengeraga umugabo, irangije irambwira ngo genda umubwire ngo mbese ko ashaka umuntu mwiza, namanza abe mwiza, hanyuma nanjye muhuze n'umwiza wanjye, kuko ashaka umwiza kandi wari mu ibisabirasabirana. Hanyuma rero ibintu Imana irimo mu mezi 3. Ariko David, ibyo bintu mbwiye nibyo. Dore impamvu numvise ko ari byo rwose nanjye mba umugabo wo kubihamya. Nuko urabizi turasenga nta niremera kuri ADPR. Yego. Turaziranye. Iyo ukiba ufite sheri burya ntiwarabimpishe. Ntago mba narabimuhishe. Cya kabiri bya biganiro twakoranye, iyo mbaze nyine amezi aciyemo si menshi, ntabwo ari menshi, binyereka ko nyine rwose gutyo fiançaye yawe yabaye mu mezi 3 gakora cyane. Twahuye mu kwa mbere, muri uko kwezi tujya iwacu, ukwa kabiri tujya iwabo, ukwa gatatu njya gutanga inkwano, njya gufata irembo, ukwa kane n'ukwa gatanu niyo mezi twashatsemo amasare n'ibindi. Noneho ukwa gatandatu urukundo rwari ruri kugurumana. Ukwa gatandatu ku itariki 3 niho nakoreye ubukwe. None Imana izi ubwenge, witonde, nashatse umugore mwiza bikomeye. Noneho abantu wigita mwiza rwose ku mutima, ufite Imana, ufite gutinya Imana muri we. Ndahamya neza ko uwo mugore wanjye nta byanga byakunda, ni umugore Imana yamaye tuzagirana mu bwami bw'Imana. Afite umutima umeze nk'uko nshaka. Kubw'impamvu y'ubuzima bwanjye abantu bari banzimo, abantu baramubwiraga ati uriya
ntacyo azakumarira, Wijyanye mu bibazo. nta kantu kangana kuriya, wijyanye mu bibazo, wijyanye mu ntambara, azakumarira iki? Tumuzi muri ibi n'ibi, uyu nguyu, uriya wapi. Imana ni seriye. Noneho ibi nkoreye ubukwe neza, ubukwe bwanjye bugenda neza, nuko bugenda neza. Uyu munsi wa none ndi umugabo w'umugore. Bwabereye kuri sare ya hariya kuri seti Nyanza, kuri seti Nyasi. Yego. we ni David turi kuganira rwose, umukozi w'Imana uyu umaze igihe yashyingiwe kitari kinini, hari ugase kwezira urebye amezi ntabwo arashira, kuko nakoze ubukwe ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu. Dawidi uvuka kwa Nuza, Dawidi utagira iki n'iki, Dawidi unganuku, Dawidi usuku, Dawidi. Imana yari yarambwiye ngo nzagukorera ubukwe nta kintu na kimwe nshingiye, nitaye aho uvuka, nitaye. Noneho ndashimira Imana. Ni Imana y'abagufi n'abarebare, ni Imana y'ibikara n'inzobe, ni Imana y'abize n'abatarize, ni Imana y'abafite akazi n'abashomeri, ni Imana y'abayubahanye. Umuntu wese uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Mu bukwe bwawe ninde wari pare, ninde wari marene? Mu bukwe bwanjye wabaye umubyeyi wanjye mu buryo bwa pare ni umugabo nkunda cyane witwa Vitali nzi se cyangwa hari undi Vitali w'umunyamakuru mugenzi wawe? Vitali wo ku Membura TV. Wow. Niwe wabaye pare wanjye. Yego. Hanyuma uratuma hari ibintu muza David. Niwe wabaye pare wanjye. Vitali ndamukunda. Impamvu yabaye pare wanjye, Vitali ndamukunda nuko ari we muntu wanyakiriye bwa mbere kuri kamera. Hanyuma rero nza gukurikira ni neza yangiriye anyakira, abandi banyanze. Hanyuma ndavuga ni kabisa wowe nta kintu na kimwe kindi nshingiyeho, uzaba pare wanjye, mbigumana mu mutima. Igihe kigeze ndamubwira ngo nabigambiriye ko wambera umubyeyi, hanyuma arabyemera. Ubu rero niwe pare wanjye. Niwe mwari kumwe muri iyo minsi yose y'ubukwe? Niwe twari kumwe kandi ubukwe bwagenze neza. Yego. David, burya pare ni umuntu umugani utajya wihisha, no mu mafoto abagaragara ndetse no muri video. Uyu munsi dufite Vitali cyane mu itangazamakuru cyangwa se muri social media, tumufite nk'umuntu utarahise n'urugo, kandi biteye agahinda. Ntabwo ari mu buryo bwo gushyushya inkuru ye, nuko biri kwiyi mihanda nyine ntaga n'ababandi cyangwa se nuko biri kuri social media. Vitali kuba yarabaye pare wawe, pare wa David ufite urugo rushya uyu munsi, ariko nyuma ukaza kumva ko we urugo bidakunze. Ibibazo mbaza wenda ni bibiri, ariko reka mbaze icyambere. Yego. Wakiriye inkuru guteye yo kumva ngo urugo rwasenyutse rwa pare wawe? Iyi nkuru nawe ari wowe ntabwo wayakira neza, gusa byarambabaje, ariko nyine numva ko nta kundi ko bibaho. Mpamvu mvuga ko bibaho, bishobora kuba ngenekereza ko bishobora kuba byarabaye mu buryo bubiri. Ni ikigeragezo gishobora kuba cyarazanywe n'Imana, cyangwa kikaba ikigeragezo cyazanywe na Satani. Gusa namukunze mu buryo bukomeye, bumeze nk'ubwo yagaragaye mu kigeragezo yabayemo, uburyo bwitwa guceceka mu kigeragezo yabayemo cyangwa yisanzemo. Gusa icyo nzi cyo, Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Birashoboka ko iriya ari inzira Imana yaciyemo kugira ngo imugeze aho ishaka kwagera, cyangwa igaca muri iriya nzira kugira ngo imukoreshe ibingana nuko Imana ishaka ko agira gute abikora. Kubera ko Imana ishobora guteza ikibazo ku buzima bwawe atari uko ikwanze, ahubwo kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri bikemu usenga, bikemu umukozi w'Imana, bikemu ukiranuka. Imana ikemera kuba akabarore kuri social media, ikemera kuba akabarore mu itorero ndetse no ku isi yose, kugira ngo imirimo y'Imana ikemera ko n'umugore acaho. Nje Dawidi usenga, Imana ishobora kwemera ko
mu kwezi kumwe maranye n'umugore Imana ikica umugore agapfa kugira ngo icyo Imana ishaka gukorera muri Dawidi cyangwa inyungu Imana ishaka kuri iki kintu iboneke. Bibiliya ivuga inkuru y'umuntu wamaze imyaka 38 agwariye ku kidendezi i Betesayida. Ngo nuko hari abagwayi benshi, hoherezwa marayika aza muri iki kidendezi, ngo umuntu wese wageraga muri iki kidendezi yarakiraga. Ariko ngo hari umuntu umaze imyaka 38. Muri iyi myaka 38 ngo Yesu aza kuhanyura iyi myaka ishize, abona uyu mugwayi, aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Uyu mugwayi aravuga ngo simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Aravuga ngo iyo amazi yihindurije ngizura ananga kumanukamo agakira mu cyimbo cyane, kuko afite amaboko, ariko nge nta maboko mfite. Imana narayisenze ntiyanyumva, abantu ntabahari, inshuti ntazihari, abavandimwe ntabahari. Imana yateje ikibazo kuri uyu mugwayi kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri uyu mugwayi. Ntabwo havugwa abakiriye mu kidendezi, havuga umuntu umwe. Umuntu umwe niwe wasapotinze abakize, ntabwo abakize aribo basapotinze uwakize, sibyo? Cyangwa wamaze imyaka 38. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko Imana ishobora guteza ikibazo kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragarire muri wowe. None se reka nkubaza, sinakubwiye uburyo umuhamagaro wanjye waciye kumanuka, amaboko yanjye agacikamo kabiri, ababyeyi bambyaye bakanyanga, abavandimwe tuvukana bakanyanga, nkava iwacu n'amaguru nkagera i Kigali, Imana ikemera ko mba mu matuwarete atabarika muri uyu mujyi wa Kigali. Hano hari ikintu kijya kinsetsa, umugore wanjye hari igihe yitera parufe cyangwa tukagendana tugiye no gusenga akanera parufe. None nkahita ngira ikibazo mu mutima, nkahita mubwira ijambo rikomeye, amubwira ntibundi ndagenda mpumurira abantu, ngewe ibiri guhumura ntabyumva, ubundi ibyo bimaze iki? Nabaye muri uyu mujyi wa Kigali ntagiraho kuba, hanyuma imvura nabona kwiri bunyagire, nkajya kurara muri tuwarete, nitaye ko bayineyemo, nitaye ko hari inuka, nkaharyama bwacya nkagenda. Mu buzima bwanjye ubundi ntabwo nukigwa, sinukigwa, simumurira. N'ubu ngubu se kugeza na nisa baruzi ngo nimbona umugore nzahumurirwa se, baruzi ngo bizaza. Ariko n'umugore wawe yiteye agaparufe rwose ntabwo ibyo mbyumva. Naho ibiryo byaba bihumura kugeza gute, nshobora no gushiriza ibiryo mbyicayeho ari nanjye bitetse. Hanyuma ni ikigerageza Imana yateje ku njyewe kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri njyewe. Umuryango wanjye aho utangiriye naho urangiriye ni njye njyenyine w'umurokoro urimo. Hanyuma Imana yateje ikibazo kibabaza umutima wanjye kugira ngo Imana igaragarire muri njye, kugira ngo abantu benshi bakire, kugira ngo abantu benshi bakizwe. None siyo ntaza kuba muri ibyo bibazo mba nicaye hano kuri kamera mvuga gukomera kw'Imana. Hanyuma rero birashoboka ko ikibazo Vitali arimo ari Imana yakimuteje cyangwa ari Imana yakizanye kugira ngo Imana imbaraga zayo zigaragarire muri we. Vitali niwe wabaye pare mu bukwe bwa David. Turi kumwe uyu munsi muri iki kiganiro. David, abantu bamaze kubona ibibaye kuri Vitali, urabiza abantu n'abantu bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Nta bantu baje mu gikari cyawe kuvuga ati se Mana yaki ko pare we asenye, nta baguteza iminsi ati buriya urwawe narwo nta minsi. Abo bantu barabonetse, abantu baramamagaraga bakambwira ngo ese, ariko buriya mugambi w'Imana ntabwo kugwaho n'umuntu, kandi icyo Imana yitumye ntabwo wayibaza ngo mbese urakora iki cyangwa wabitewe n'iki. Hanyuma Vitali ni Vitali, icyo Imana yagambiriye kuri we niyo ikizi, nanjye ni njyewe, sibyo? Noneho mfite uko nagendanye n'Imana mu rugendo rwanjye, mfite nuko navuganye n'Imana. Na Vitali nawe afite urugendo rwe, afite n'uburyo yavuganye n'Imana. Hanyuma rero nge ntabwo navuga ko rutariho,
kuko nimba ari ikintu nasengeye guhera 2015 nasengeye urugo rwanjye, nararusengeye mbwira Imana. Rero ni umushinga wateguwe n'Imana, kandi Imana niyo izi umugambi ifite ku rugo rwanjye. Ntago ngira urugo rwanjye rwasenywa n'umuntu. Nirureberwa muri reference y'isi zasenyutse. Ntabwo urugo rwanjye rureberwa mu ndererwamo y'izindi, ntabwo rureberwa kuri Parrain, ntabwo rureberwa kuri Nuza, ahubwo urugo rwanjye rureberwa ku wagwubatse. Wagwubatse niwe ufite itegeko ku rugo rwanjye, niwe ufite icyo yarukoraho, niwe nyirago. Hanyuma rero sinurwanjye kwanza ni Imana yagwubatse, kuba ariyo yagwubatse nge ndi mu mushinga w'Imana. Vitali simvuze ko atubakiwe n'Imana, yubakiwe n'Imana, ahubwo birashoboka ko hari Imana ishaka kumwigisha, cyangwa hakaba ari icyo ishaka kumukoresha iciye mu kigeragezo yamuhagaritsemo. Ahubwo icyo namusaba gukomerera mu kigeragezo, kubera ko nta kigeragezo kitagira iherezo. Uwacu yaravuze ngo wararurira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nimba ari ikintu kimbabaza, mbabazwa n'umugore we wahubutse akahita yihutira kuvuga ibingana n'ibyo yavuze. Kuri wowe ntabwo Diane yarakwiye kuza muri social media, wabibonye ute? Kuri nge ntago yarakwiye kuza muri social media, kuko yakoze ikintu kitari cyiza. Icyambere, Imana ishobora guca mu mugore wawe, sibyo, kugira ngo icyo Imana ishaka gusohora igisohoze ku buzima bwanyu. Ariko nawe ibaze uri Vitali, umugore akavuga iby'amabanga y'urugo, akavuga n'ubuzima bwawe nk'ubu umugore wawe akaza kuri YouTube mugiranye akabazo, akabivuga, agahera muri fiançailles muhora bwa mbere, akabivuga. Aramutse agiye nge sinagira n'umutima wo kujya kumucyura, sinagira umutima wo kujya kumugarura. None se reka nkubaze, ibyo urabivuga nk'umugabo niyo mahirwe wubatse urugo. None se reka nkubaze, umugore yifasha akavuga iby'amabanga y'urugo rwanyu rwose, n'imishinga mwagiranye y'uko urugo rwanyu ruzabaho kugeza forever na forever, akajya kubivuga. Iyo plan akayishyira hanze, plan yose y'ubuzima bwanyu akayishyira hanze, kandi byari ibya babiri, abantu bakahita bamenya imishinga y'abantu babiri, sibyo? Noneho mu ngo habamo ibintu byinshi ku mugore n'umugabo, noneho bagira ibintu byinshi bavugana, bagira amabanga baba bahuriyeho, bagira amabanga baba baziranyeho, byose akabishyira hanze bikamenywa n'abantu. Uvugishije ukuri mwajya mugendana mu nzira wumva udafite ikibazo. Muri make icyo gikomere biragoye kugira ngo kiriya gikomere Vitali azakibagirwe mu buzima bwe, niyo basubirana, naho basubirana biragoye. Igikomere Diane yamuteye biragoye kugira ngo Vitali akibagirwe. Uko babana kose, njyewe wenda Imana ntago wayitegeka, ari njyewe nisanze muri icyo kibazo, Imana ikemera ko dusubirana. Urumva nyine haba harimo buryarya buke, ariko bwaba burimo. Tuvugana umugore wansebeje, umugore wamvuze, ariko bukaba burimo. Wagera muri babandi babazi, wagera gusa si bwisha, ariko bwaba burimo. Rero uriya mugore ndamugaya, ariko kandi nawe namubwira ngo agarukira hageze, hanyuma ahubwo amenye umugambi w'Imana ukurikiye hanyuma. Vitali nawe amenye umugambi w'Imana ukurikiye nyuma y'ibi, kuko Imana dusenga iravuga iteza ikibazo ariko ifite n'igisubizo, hanyuma ikibazo kiba gituranye n'igisubizo. Iyo uzi icyateye ikibazo, umenya n'uburyo ugomba kwitwara muri cya kibazo mu gihe ugitegereje igisubizo. Kuko kuri iyi si turiho, njya nkunda kuvuga ngo ni isi iriho intebe ebyiri. Intebe ya mbere ni intebe y'ikibazo, intebe ya kabiri ni intebe y'igisubizo. Iteka ryose intebe y'ikibazo iba yegeranye n'intebe y'igisubizo. Iyo uzi izi ntebe ebyiri, uhaguruka kuri imwe witegura kwicara mu yindi. Sibyo? Rero abantu n'abandi bantu bajya bagira mu bibazo bakahita basakuza, babe baretse gusakuriza mu bigeragezo, cyangwa babe baretse gusakuza kugira ngo igihe cyo nimba Imana, kuko iyo umuntu ashakuje Imana itaramutwikurura, atuma abantu bamumenya, bakamenya uwo ari we, bakamenya icyo ari cyo, bakamenya ngo nitwa nde. Kudasakuriza mu kibazo ni ikintu gikomeye, Imana ishimwe. Iyo
umuntu asakurije mu kibazo ari Imana yagiteye, bituma abantu bamenya wowe ngo urinde, ariko kuba mu bwihisho bw'Imana ni byiza. No kwemera kuyoborwa n'Imana ukagendana n'Imana bituma umenya umugambi Imana igufiteho, bikanatuma umenya icyo Imana igambiriye ku buzima bwawe. Hanyuma rero nibakomere icyo Imana yagambiriye zagisoza ku buzima bwabo. Yego. Harakoze cyane. Uravuze ati yakoze ikosa rikomeye, kandi uko bisobanura nyine no mu bintu umuntu wese wabatse urugo yakumva. Nyuma yuko yakoze ririya kosa, ariko kandi hari ukuri yazanye kwe. Ibyo Diane avuga kuri Vitali, kuri uriya pare wawe, ibyo biramutse ari ukuri koko nkuko abivuga, ibyo wabitangaho iyihe shusho? Biramutse ari ukuri, gusa icyo nzi cyo urugo rwubakirwa ku bintu bitatu bikomeye. Iyo bibuze mu rugo, urugo rurahirima. Icya mbere cyubaka urugo ni Imana. Imana yubaka urugo. Kubaka ku Mana, ukubaka urugo rwubatswe n'Imana, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kubaka ku kuri hagati y'abashakanye, umugore n'umugabo. Iyo bubatse bakubaka kuri Kristo Yesu, kabiri bakubaka ku kuri, gatatu bakubaka ku rukundo. Ibi bitatu nibyo byubaka urugo. Iyo habuzemo kimwe, urugo rurahungabana. Iyo byose bibuze, urugo ntabwo rubaho. Hanyuma rero ibi nibyo byubaka urugo. Iyo kimwe kitabuze, iyo kimwe kitarimo, rurahungabana nyine, hakabaho ibindi. Yego. Ntago byumvise. Icya mbere cyubaka urugo ni Imana. Icya kabiri cyubaka urugo ni ukuri. Icya gatatu ni urukundo. Ibi bitatu byubaka urugo, mukazabana kugeza igihe ubuzima bwanyu mwese burangiriye ku isi. Yego. Kuko urugo rwubakwa mu ibanga bekera. Iyo ibanga ribuze ku mugore, urugo rurahirima. Iyo ibanga, kandi ukuri mvuze ntabwo ari ukuri ko gutamaza umugabo, nta nubwo ari ukuri ko gutabaza umugore, kuko ukuri k'umugabo wawe kose ntabwo ukuri mvuze kubwiza ukuri umugabo, n'umugabo akabwiza ukuri umugore. Aba babiri bakubaka kukurimo bwabo baziranyeho, ibindi bikaza nyuma. Hanyuma biriya bibaye ari ukuri amuvugaho, na mugabo utagira amakosa, ariko bibaye ari ukuri, rumva ino urabyumva, nta mahoro y'ikinyoma abaho, n'amahoro y'umunyabyaha. Ariko bibaye ari ukuri, Diane yaba yarahubutse kubishyira hanze. Gusa niwe yarakwiye kwicarana n'umugabo we, kuko urumva yanabishyize hanze ataraganira n'umugabo. Akiva mu rugo ahita ajya kubishyira hanze. Rero ntabwo yarazi icyo umugabo ari gutekereza ngo ni iki. Ntabwo yarazi ngo mbese plan y'umugabo ni iyi. Ese ari gutekereza kuza gusaba imbabazi? Ese ari gutekereza kuza kundeba hano? Urumva we ashobora kuba yarasubije inyuma ibitekerezo by'umugabo. Ko kantu uvuze nyamara karakomeye, kuko icyatumye Vitali wenda umugabo yagombaga no kwiyunga nawe. Yego. Cyatumye Vitali aceceka, afite ibintu byinshi yacecekanye. Nanjye umvuze ukamvuga naragusaba imbabazi, sinaba nzi nkizigusabye. None se reka mubaze, bibaye ari ukuri, Vitali akaba wenda yarahemutse nkuko Vitali noza Diane bivuga, sibyo? Ari wowe uri Vitali, umugore akakuvuga ibintu bingana gutyo, wamusaba imbabazi ziki? Urumva ufite gahunda yo kujya gusaba imbabazi umuryango wose, wagenda mu yihe shusho, wagenda muri ihe zina, wagenda mu yihe mvugo, mwiriwe, mwaramutse, wakoze iki? Rero birashoboka ko yaramukomerekeje kandi yamusubije inyuma mu bitekerezo no muri plan y'urugo rwe. Yamusubije inyuma, ubu naho gwabaho gwakongera rugatangira bundi bushya. Yego. Kintu David avuga rwose kirumvikana cyane, ndetse ntabwo kinoroshye. Ati gutangaza kuri Diane, agatangaza ari amakuru yose kuri Vitali, bishobora kuba byarasubije Vitali inyuma mu bitekerezo n'imigambi yari afite. Uyu munsi nka David uhuye na Vitali, pare wawe, bikaba ngombwa none ko nawe uhinduka pare cyangwa umugira inama nk'umuntu w'umupapa wubashye, iyi situation ayicemo gute? Niki wamusaba? Icyo namusaba, kubera ko ni umukristo, ni umuvugabutumwa, namugira inama yo kwihangana, ahubwo akamenya ngo gitera niki. Nkamubwira ngo
senga hanyuma Imana yo ikuyobore mu nzira ishaka kucamo. Hanyuma umugambi ubaza Imana ngo mbese igikurikiye hanyuma yibi niki. Mpuye nawe kandi nubundi nanjye ndi kumusengera kugira ngo ave mu bibazo arimo. Mpuye nawe namubwira kwihangana kuko ntabwo aciye nk'amabere gabira ni ibintu bibaho. Ni ibintu bibaho, ahubwo ndagaye abantu bamusetse. Ndagaye abantu bamusetse, ndagaye abantu bamuvuze, abantu b'abakozi b'Imana bataye umuhamagaro basigaye biva. Ikintu cyambabaje kurusha ibindi nuko abapasiteri n'abavugabutumwa n'abahanuzi n'abaririmbyi n'itorero muri rusange bagize uruhare mu gukomeretsa cyangwa mu gusesereza igikomere cya Vitali. Kuko ntabwo babaye abantu bamwunga we n'umugore. Ntabwo babaye abantu bubaka urukundo rwabo, ahubwo babaye abafatanya bikorwa na Satani. Kuko Satani niwe usenya urugo. Hanyuma rero iyo umuhaye ugwaho arakwinjirana. Hanyuma rero abantu bumviye Satani kurusha uko bakumvira Imana. Bibiliya iravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu mukire. Hanyuma igituma abantu muri iki gihe batacyaturirana biragoye kugira ngo bike ubunze nkubwire ngo Imana imbabarire nasambanye kubera ko ndabizi ko wahita ujya kubivuga. Nyine n'urugero nabanzi neza kurahita ujya kuvuga ni David wa wundi bujya nawe arasambana, bujya nawe. Hanyuma rero abantu ntibakigira urukundo, abantu ntibagikorera mu muhamagaro w'imbabazi n'urukundo. Muri make abantu nyine ndabagaya cyane kuko babaye abafatanya bikorwa na Satani. Basenya Vitali, baramukomeretsa, ntibamugira inama, ntibamwihanganisha, ntibamubwira ko ikigeragezo kiza gihetse igisubizo, nyine ntibamuhuza n'umugore we. Yego. Ahubwo nabo bongeramo umunyu, bashyushya inkuru. Ariko bibaho. Aha, ubwo n'ubutumwa kuri Vitali, kuri Diane noneho we mwicaranye nk'iminota 2 bikamuvuga bati ganira na Diane ku rugo, we wamufasha ute? Nicaranye na Diane namugira inama yo kugirana ikiganiro n'umugabo we. Hanyuma agaca bugufi ku mugabo we akamenya icyo umugabo atekereza kandi akamenya n'umugambo ukurikiye hanyuma y'ibyo yavuze. Nashaka ko namenye icyo umugabo atekereza, amenye n'umugambi. Kandi ibyo bintu umugore yabishatse yabimenye umugore. Amenye n'umugambi afite hanyuma y'ibyo yavuze. Kuko rega Diane ntabwo yaciye nk'amabere nawe. Sibyo? Ibyo yabivuze nk'umuntu, ariko kandi Bibiliya nkunda Yesu ntanzikagira. Umuririmbyi yaravuze ngo uwo Yesu abonye w'amaraso ntamubona nk'ukiranirwa, ahubwo amubona nk'umukiranuka kubw'ayo maraso gusa. Bisobanuye ngo Bibiliya iravuga ngo ibya kera bishize ntibyongera kwibukwa ukundi. Hanyuma y'ibyo Diane yakoze, n'ibyo Vitali yakoze, n'ibyo abantu bavuze, abangaba babiri babishatse bakongera bakwihuza, amagambo agahinduka, bakubaka urugo, bagakomera, bakubaka byara abakobwa n'abahungu. Sibyo? Hanyuma namugira inama yo gushakisha uko ashoboye akamenya icyo umugabo atekereza, akamenya nimba umugabo afite gahunda yo gusubirana nawe cyangwa gahunda yo gutandukana nawe kugira ngo nave mu rungabangabo. Icya kabiri namugira inama yo kumenya icyo umutima w'Imana ugambiriye kuri we. Ese ubundi Imana iri kumuvugaho iki ko ari umukristo? Ese ubundi Imana igambiriye iki hanyuma y'ibyo yakoze n'ibyo yavuze? Kamenya ngo wenda gahagarara muri uwo mugambi w'Imana tabusanyije n'Imana ndetse n'umugabo. Kuko ntabwo nekereza ko umuntu ntabwo yabasenga. Bundi iyo umuntu asenga akagwa mu ikosa, wenda agashaka urugo wenda rutarimo Imana, sibyo? Imana ikemera ko mushyingiranwa, Imana ikemera ko
musezerano nkubwiza ukuri ikibazo cyaza cyose kiza kizanywe n'Imana hanyuma Imana ishobora gucishamo agashuri urumva gatuma igaragaza imbaraga zayo cyangwa igategura agashuri gato cyane wasimbutse muri cya gihe wenda yateganyaga kukwigisha irindi ikazana kandi wari kuziga ikakakwigisha mwembi mu bantu cyangwa mwaratandukanye ya rero iyo umenye ibyo bituma uhagarara neza mu kigeragezo yego ya tuyumenye ibyo bituma uhagarara neza mu kigeragezo yigeze imbwira ijambo rikomeye irambwira ngo mbaze abagore hari abantu benshi nagiye mbona nabonye n'uwitwa nyine abantu bakunda kuvuga cyane kuri Mutesi ngo ni umudivorce ngo yatandukanye n'umugabo ngo nango yashatse abagabo benshi Imana yigeze imbwira ijambo rikomeye irambwira ngo mbese kuki abantu bapfusha bakarira ariko Imana yapfusha abantu bagaseka kuki Imana ipfusha abagore nyine abantu bagaseka ariko abantu bo bapfusha bakarira kuki ntabwo bikwiriye ko umukozi w'Imana apfa ngo ave mu bandi bishimisha abantu abapasteri bakamukomeretsa ngo ati twe twarabivuze bakajya gucukumbura n'ibyakera kiri umwana bakabizana ngo murabona ari umukozi w'Imana abantu nyine bagashimishwa nuko bandagaje umuntu abantu bagashimishwa nuko umuntu bagaragaje ko ari umunyabyaha ari umunyamakosa yapfuye yaguye mu byaha kera nyine tugihabwa umwuka wera cyangwa nyine ibintu bikimeze neza subizi ko iyo twageraga ahantu Imana iri kuvugira abantu bose bararambaraga ku mukeka iyo habonekagamo umuntu akavuga ngo Imana imbabarire abantu batuzaga ari uko Imana ivuze ngo ndamubabariye none kuri aho iyi si igeze n'abapasteri basigaye babyina intsinzi y'umuntu wabo waguye mu cyaha cy'ubusambanyi narabonye numva bariya ngati ngo yarasambanye araba pasteri baranago yumva kuri social media bayongwe na ba Claude n'abandi benshi cyane ngo ati ngo yarasambanye ngo nta mukozi w'Imana umurimo kukibo ari abashumba kandi akaba ari umukristo mugenzi wabo cyangwa ari umushumba mugenzi wabo bo bamurusha iki kuki batagiye kumuhugura bo bafite ibyo bamurusha bo ko ari abakozi b'Imana uzi ko umuntu avuga ibintu wenda ari nk'umukozi w'Imana ukumva nyine akabyitirira Imana ukumva nawe ubwawe uri umuntu utabivuga abantu rero nibahindukire bongere bashaka ubwiza bw'Imana kandi bashaka Imana bongere bayobogwe n'Imana kuko bamaze gutakaza Imana batakaje umwimerere w'umwuka wera ahubwo basigaye bakora kubw'impamvu y'inyungu David intumwa ngo ntiyicwa ubwo nabwo ni ubutumwa kandi bukomeye ku rugo rwa Vitali ku mashimwe y'urugo rwawe byose hamwe ndifuza ko mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro twazaba turi kumwe na madamu wazaba uri kumwe na madamu wawe tukabasura biriya wavuze akabyemeza yego akabikonfirima hari ikintu cyambabaje nyine abantu ntabwo ari beza nyine abantu ntabwo bishimira ibyiza byaje ku muntu mu cyumweru cya mbere dukora ubukwe nakoze ubukwe abantu bafite ishyari abandi bahangwanya abandi bavuga ngo wapi banega iminsi baje kundoga mu cyumweru cya mbere cy'ubukwe barandoze ndarwara bikomeye maze kugwara ngira no ku rwego numva nshaka kujya kwa muganga mfite gahunda yo kujya kubagwa ngo njye nagwaye ibintu mu nda iyo byamfataga nicaraga ahantu ngeze yigeze kumfata ndi mu mujyi muri icyo cyumweru cya mbere harakana ngiye kuzana mu mujyi bimfatira mu mujyi byaramfasha nigaragura mu mujyi hasi abantu bagira ngo ni inzara uri kwitegura ubukwe ahubwo ucyumweru cya mbere cy'ubukwe wabukoze mwageze mu rugo twarageze mu rugo bimfatira mu mujyi nigaragura mu mujyi Dawidi abantu bagira ngo ni inzara ikintu cyambabaje urakizi nababajwe nuko umuntu yavuze ngo buriya ni inzara imufashe ngo ni mumuzanira amata nayanywereye mu muhanda inzara sabageni bagira inzara cyane bari bibagiye ko nambaye impeta ariko cyaramfataga kigakora mu buryo bw'inzara nkumva ndapfuye nkumva kiramfashe nkigaragura cyazaga mu buryo bw'inzara uko inzara ijyana kikamfata kikangaragura cyane noneho
ikimfata bwa mbere nararyaga kugira ngo ndebe ko wenda risinze byarambabaje nararwaye muri icyo cyumweru ndarwara biteye ubwoba bikegera ku rwego rwo gupfa maze kugera ku rwego rwo gupfa muri icyo gihe wibuke ko hari nibwo nyakwigendera Pasiteri Theogene yari amaze iminsi yitabye Imana muri iyo minsi niyo minsi yitabye mu Imana muri ya minsi nkora mu bukwe noneho nibyo byari birimo biravugwa noneho ndangije ndarwarangira ku rwego rwo gupfa icyanteye ubwoba ndembye cyane yari ku munsi wo kuwa gatanu buracya mu gitondo njya kureba ndi bujye guca mu cyuma ngo barebe ibintu bindimo bambage babikuremo muri iryo joro nararwaye ndaribwa nagiye kubona njya mwiyereko mbona ndi mu bantu benshi cyane noneho ngiye muri ba bantu ngiye kubona mbona Pasiteri Theogene araje amaze kuza arambwira mwiyerekwa arambwira ngo Dawidi mwana ngo ati aka kanya ngo ati ihane neza ngo kuko igihe cyawe kigeze ntumwe kukubwira ngo itegure kuko igihe cyawe kigeze kugira ngo upfe arambwira ngo ntumwe kukubwira itegure kuko igihe cyawe kigeze gute kigeze arambwira ngo aba bantu urimo bavemo n'indi mu bantu benshi arambwira ngo aba bantu urimo bavemo kuko hari umuntu uje kugutwara nge nari noherejwe kugukura muri aba bantu urimo kugira ngo ari Pasiteri Theogene yaramaze muri icyo cyumweru n'ubundi nibwo yarapfuyemo ntumwe kukubwira ngo witegure kuko igihe cyawe cyo gupfa kigeze gute kigeze arambwira ngo haraza uwa kabiri akuzaniye imyenda wambara urimo urabyumva ubwoba buranyica bumaze kunyica naje kumenya koko nari mpfuye bike naje none imitangira irindi yerekwa ritoya mbona ndi mu nzira ndende nini ndi kumwe n'umugore turi kugendana ariko muri imbere none ngiye kubona mbona imbere yacu haza inzira ebyiri mitaca mu nzira nawe aguma mu yindi tuhita tuburana tumaze kuburana nahitiye ku rugi nageze ahantu mbona urugi rwiza ntarinjira mbona nambaye ikanzu itankwiriye ntarinjira uwari ugiye kunyinjiza yarambwiye ngo manza ujye kubwira abantu bose bambare kandi bikwize kuko igihe cyo kugira ngo uwahinze imyaka ayisarure kigeze yarambwiye ngo nimbwire abantu bambare bikwize kuko igihe cy'uwahinze imyaka kigeze ngo agire gute asarure noneho ngarurwa nuko nambaye ikanzu irarimbujije ndagaruka maze kugaruka mpita nkomanga umugore tuvuga ni kuko nari namubonye muri rya yereko ndamubwira ngo rose kimbwira ibintu rose ahita arira arambwira ngo ndose wapfuye umugore ari bo babirose rumva njye namubonye sinakubwiye ko namubonye muri rya yereko indose numvaga ko nawe ahantu arimo afite ukuntu arimo aravugana n'Imana cyangwa afite ukuntu arifite yerekwa arimo ahita ambwira ngo ndose wapfuye twakunda abantu bavuga ngo basezera ku muntu twaje gusenga urupfu rumvaho bimaze kumva ngewe mfitanye imishinga myinshi n'Imana naje kubaza Imana mbese bimeze gute iza kumishurira ko bari barandoze kandi iza kumishurira ko Satani yaraje kwiba ubuzima bwanjye kugira ngo ababaze umwe muri twebwe urumva ko abantu rero atari beza hanyuma narakize bucyo umugore wanjye arwara umugore wanjye nawe yararwaye ararwara bikomeye hanyuma Imana iza kumukiza noneho nari nshatse kubivugira iki abantu bari gushidikanya muri icyo gihe ku bintu bijyanye n'urupfu rwande kwa Pasiteri Theogene bavuze ibintu byinshi baravuze ngo bamutanzemo ibitambo abandi ngo umuntu w'Imana ngo nago yicwa n'impanuka abandi ngo yagiye ikuzimu abandi nagize ubwoba ndimo nsengera nsobanuza iby'urupfu rwanjye naje guhishurirwa n'ibya Pasiteri Theogene nabajije Imana urupfu ruvuye bimeze gute irangiriza kunsobanurira irambwira ngo
kubwo ibibazo cyangwa ibigeragezo biri imbere, yarambwiye ngo niyo yagize uruhare mu gutabara ubuzima bwa Pasiteri Theogene, ngo kubera ko imbere hari inzira ibusanyije niyo yari arimo, kandi iyo nzira yari gutuma atakaza ubugingo. Irambwira ngo ninjye wagize uruhare, ninjye watabaye ubugingo bwe, kuko nari narasezeranye nawe ko uko byagenda kose ubugingo bwe nta kizabunkura mu biganza. Imana yarambwiye ngo yagiranye indahiro hagati ye nande na Theogene, ngo irarahira iravuga ngo ubugingo bwawe nta kintu kizabunkura mu biganza. Hanyuma Satani aza gutambika imitego myinshi cyane mu nzira ye. Imana ibonye ko igihe kizagira agaca mu yindi nzira, yego, Imana itabara ubuzima bwe, itabara ubugingo bwe. Hanyuma Theogene ntabwo yarimbutse, ahubwo Theogene ubugingo uje gukonfirma, nje kubikonfirma kuko byashidikanyijweho n'abantu benshi, kandi Imana yatabaye ubugingo bwe. Theogene ntiyarimbutse, Theogene aharameze neza, aharameze neza, araruhutse. Icyo yakoreye kijyanye n'ubwami bw'Imana nicyo yabonye. Yego, ahubwo abantu baharanire ikuza gutera ikirenge muki, kuko umuririmbyi yaravuze ngo iyo nzira ni inzira ifunganye, kuyinyuramo ni uguharamagara, kuyinyuramo. Ariko David, iryo jwi ryawe ko naribuze muri worship team, ubundi muri worship team ko twatangiranye umurimo kanare kabicana nakubaze muri worship team, ariko nshaka nagaruka twatangiranye umurimo ari Remera rwose. Iyo base yawe ko urumva idakenewe mu itorero. Muri worship team ndagaruka kuko urumva cyagena ndi muri worship team muri noneho mita ndi gutegura n'ubukwe n'ibiki byose mitambura umwanya nkubitira mu mavuko bwaje nyuma, ariko urumva nari ndi gusenga mbohomba kugira ngo Satani atanyiba nanjye. Nanjye noneho mvuye muri worship team ndebe ko mbohoza umugore wasanga ariyo iri kundindiza. Uri perezida kandi urumva perezida ntabwo yasiga abayoboye. David, ndagushimiye cyane kubw'ikiganiro cyiza uduhaye, n'ukuri kandi ndishimye kubw'ikiganiro tugiranye. Ni ikiganiro kirimo ukuri, ni ikiganiro kirimo ukuri cyane, ukuri ku byo wanyuzemo gatoya ku buhamya bwawe. Ni ikiganiro cyagarutse kuri David w'umugabo uyu munsi n'inzira byaciyemo ngabo umugabo. Iki kiganiro cyagarutse ku mugore wawe, ni ikiganiro cyagarutse kuri Parrain wawe Vitali, ni ikiganiro cyagarutse kuri Diane umugore wa Vitali, ni ikiganiro cyagarutse kuri nyakwigendera Pasiteri Theogene. Uhaye abantu ibyiringiro ati njyewe nagiye mwiyerekwa mbona urugendo rwa Pasiteri Theogene naho yaruhukiye ameze neza, abantu ntibagabanya amagambo. Ni ikiganiro cyiza gitanga ihumure kandi kuri iyo miryango yose twavuze, yaba umuryango wa Vitali yaba n'umuryango wa Pasiteri Theogene. David, njyewe ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Ndagushimiye cyane kandi tuzongera tugukeneye, tuzagutumira. Murakoze cyane. Nzi ko ufite na message ikomeye yo kugeza ku itorero, ubwo nitubona umwanya nawe muri iyi minsi turahura tubwira abantu icyo umwuka abwira amatorero. Yego. David, umuntu udukurikiye rero ushobora kwifuza kuvugana nawe birashoboka cyane, warebye kino kiganiro, we yakubona ku address. Yashaka kumbona kuri nimero yanjye 0782 76 833 0788 76 833. Urakoze cyane. Yego.